Nibyo nakubwiraga. Green Ronji kana akabari ka Coach Gaël ariko kubera imishinga migara afite ntago abasha kwiyitirira utubari. Wori kuvugana n'umujyi wa Kigali ugatanga miliyoni zitabarika kugira ngo baguye inyubako ikomeye yinjiza gatubutse mu gihugu yitwa Chic. Impamvu natangiye mvuga ngo n'ubwanyuma nje kuvuga kuri 155 AM nuko nze kumena ubwino bwose busigaye hagati ya Coach Gaël n'abakirebe. Mbumvisha ubwino bwose. Uwitwa Muyumbuji kuri Emile Niz kuri Mike muramuzi twagiye tubavugaho ibintu byinshi aho bakuye amafaranga ndetse batekereza ko Nizi cyangwa se Mike yadutamitse kujya tuvuga ibi nuko byabateranyije tugeze ku rwego dukora inkuru igateranya abakire. Emile Nizi umwuka mubi wamaze kuza hagati ye na Coach Gaël nyuma yuko Coach Gaël amubwengo amabanga yacu yose warayamennye. Barangije barashwana nyuma y'ubwo bwino bwose bashwana hagati ya Emile Nizi na Coach ahubwo acuditse n'umuntu wita Mike yamaze kubona abandi batera nkunga b'abazungu ndetse Bruce Melody arabyivugiye ngo mubaye mufite amaso mukurikirana. Uvuze ko ubwo ngubwo Emile Nizi azateza ingaruse bazakora refund cyangwa se nta nyandiko ziba zihari niva agreement ni. Umva rero ikintu uwitwa Coach Gaël yasubije kuri Emile Nizi wamubanya akasa mutwe. Tugiye kumva ikintu Coach Gaël yavuze kuri Emile Nizi n'ubwoba bwinshi murebe mu maso ibi bimenyetso za CIA za z'ubutasi zikoresha. Ureba umuntu mu maso ukareba umuntu utinye, umuntu ubegeye, umuntu wikanze, atungurwa nuko abajijwe iki kibazo na Rugaju Rigani birirwa batamika. Icyambere Bruce Melody muri yamayeri ye menshi cyane. Bruce Melody nyuma yuko ahiriwe n'ibishegu, Bruce Melody nyuma yuko yamaze kwijandika, hari ahantu Bruce Melody aririmba avuga ngo ribu harimo ngo na ribu ngo nuramuka ngo umwana ngo uri munsi ngo umenye ko ribu iri tayari ngo ariko nuhura n'undi urengeje imyaka ngo umucukure byanyabyo. Mana harimo amagambo ateye ubwoba. Yes nirego bel umweru ndi kumwe n'umukanda bimeze bite? Ni fresh umusa ni fresh nameze neza. Fresheri ziragwa zirataka. Fresheri se ngendo mu moto ngo fresheri ziragwa. Icyambere aka kazi k'ubunyamakuru tubamo ufite calibre yo guhura n'abakapo kababaza bya bibaza abanyarwanda bategereje. Uri kuri calibre yo gukora inkuru abantu bakumva ko washimye handi bifuzaga. Icyo nicyo cyambere kibanze na ibyo kumbwa ngo fresheri se ndumuhanzi nge naje muri shooting niko ngo nagukodesha. Jobundi nabonye yago challenge yarekuye ari kumwe na inyogo y'indi ndirimbo nshya wabibonye. Abantu bari gukritika ngo uriya mupira w'ubururu ngo tuzi 2019 urabyibuka. Yego ariko nibyo nakubwiraga. Green Ronji kana akabari ka Coach Gaël ariko kubera imishinga migara afite ntago abasha kwiyitirira utubari. Wori kuvugana n'umujyi wa Kigali ugatanga miliyoni zitabarika kugira ngo baguye inyubako ikomeye yinjiza gatubutse mu gihugu yitwa Chic bakaguye igisenyi fro ya nyuma kugira ngo ugashyira ibibuga bya basket niho UGB giye kuzajya abantu bimurika hariya bagiye kuzabahashyira ibyuma bacurange bagire gute. Ni buri muntu wese se baha umushinga nk'uyu. Uyu Coach Gaël yamaze gucengera n'umuntu umaze kugenda ateza imbere ndetse ashora mu bikorwa bifitiye urubyiruko akamaro. Nibyo ndi kukubwira. Iyi Green Ronji rero ndi kugusobanurira yayiragije Philipita ni ibingi bari gushinga imishinga ayiragiza abantu. Ni nyuma yaho na Bazili twarabivuze yazanye Bironje ahita yiragiza Badirama twarabisobanuye. UGB iragijwe Kenny kuko bagomba kuza bakubaha abaperezida bari bahari ariko nizabaringa kuko nimba washoyemo ipinda ugomba kumenya n'ukuntu rikurikiranwa. Ahubwo Kenny kujya badahita bamugira perezida nisange mu bintu atazi buri vice perezida ukurikirane wiga ikibuga neza aho ngaho. None ngize akabaza aho ngaho. Yego bije kumenyekana birangiye Coach Gaël ni nyirabyo cyangwa se Coach Gaël ni umukire. Impamvu natangiye mvuga ngo n'ubwanyuma nje kuvuga kuri 155 AM nuko nje kumena ubwino bwose busigaye hagati ya Coach Gaël n'abakirebe. Nta yindi nkuru izaza nyuma yiyi kuko nivuganiye na bamwenyewe nyuma y'amakuru atandukanye twagiye twumva. Ubwino rero ubusase hasi. Yego ubwira abantu batazongera kugira ute kugira ikintu bavuga ngo baratubeshye bumve amacano menshi bari kuvuga abanyamakuru benshi. Ndagira ngo umukada Dev
yego noneho ababwire n'icyo reka nanzike uwitwa Emi Nyawe nsoza kuri iyo puwe by the way mwabonye ikiganiro twakoranye nawe ejo bundi kuri telefone tumubaza kuva kuri 3D TV ndetse byabaye confirmed abantu bose babikonfirmye ndetse Emi Nyawe nawe wihaye intebe nubwo afite utuntu tw'utukosa duke natwo n'utwo gukosorwa kuko twese duhora twiga. Emi Nyawe rero ni nyuma yaho yanze kuduha amakuru mu kiganiro ndi kumwe n'intasi arangije ahita duhamagara dusoje ikiganiro aravuga ngo mpereza ngo Dave Mukada ubwo abavuga ati murekura imiriro nyine yabonye ko twirirwa batrendinga erega uko akora inkuru ku bandi niko nawe abakeneye ko tuzimukora. Arangije ambwira breaking news ngo nimvuge yuko ngo bamaze kumuha imodoka. ibyo bintu araguhamagara ndangije nkurikirana amakuru numva ko hari ubundi bwino ndetse harimo akaboko ka Emi Nyawe ko kugira ngo atange kimwe cya kabiri kiba amafaranga ye ikindi bamukomereho kuri avance ya The Dynamic kuri amukire wahaye Jihad imodoka none atangira yige anayimenyereza yishyire kuri urwo rwego. Harimo akaboko ke niyo yazana ibihuha avuga ngo bamuhaye imodoka uyu si umushu nawe arayishaka n'amafaranga afite amwemerera kuyigendamo uri kumva ariko nanone mu guhimba n'amaplanka bijye bigenda neza. Icyo kintu ubwo ngisoje tukivuyeho cya tugaruke kuri Emi Kinege mwabonye ko yamaze gushyiraho dread batangiye kumukompara na Bruce Melody bavuga ngo reba ngo Bruce Melody ngo ninde ufite dread nziza badumba bamaze gutamikwa na 155am ni ibibaba barimo bajya bahite berekana umwe ufite ikiguri n'undi ufite utuderede shat twimatatuye bigaragare mu mwandiko ariko duel yabo ntago izigera yande nande Emi Nyawe ya Emi Kinege nta diwo ariko si umunyamakuru bari kumuzaniraho bapunditi nawe ntahagije ku gihe mu mbabare no kuvuga n'aya mazina akomeye ariko n'ukuri kugaragara Bruce Melody yatangiye ari munsi aho Meddy na The Ben bari muri kuru yabo birangira Bruce Melody ari ku rwego rwabo batangire no kugenda bamwaprosha bifotoranya nawe nkuko nawe kera yifotoranyaga na ba The Ben. Mbabarira dukubite twanzika twinjire kuri 155am ndagira ngo rero unyinjize mu kizuru abantu bakurikira nta kindi kiganiro narabivuze kuri dukora kuri 3D TV ibiganiro byinshi ndavuga ngo nsozanyije n'umukire nta nubwo abakire bakunda abantu birirwa babavuga nta kindi kiganiro nzongera gukora kuri 3D TV usibye iki cya Emi Nyawe nabwo yari breaking nabwo nuko twabivuzeho kenshi ibi ndasoje kuri 155am abo mbwira barabizi barabyumva baradukurikirana barimo Kochi barimo Kenny byose ngiye gusoza iyo operation ndetse ngiye kuyisoza gutya mbumvisha ubwino bwose. Uwitwa Muyumbu Jimmy twagiye tuvuga uburyo ari umukire twagiye tuvuga ikibanza yahaye uwitwa The Ben Zanzibar cyane The Ben Bruce Melody ajya kuririmba Zanzibar na Harmonize none undi wo yahaguriwe ubutaka tuvuga uburyo agomba nyuma yuko Dimples amwemerewe ubutaka none Muyumbu araterekamo akageretse urumva iyo myubakire urumva iyo nzu y'umusitari ni parewe Muyumbu nyuma yuko nandi makuru mufiteho n'ibiki n'ibintu yagiye sponsoriza kandi nabyo nyine bifite umurongo wabyo ibyo simbyinjiramo kuko ngiye sometimes mvugira no mu makode kugira ngo abo bireba babyumve ku bwino tuba tubufite tuvuga bike ibyo dusiga inyuma ni byinshi. Muyumbu rero nyuma yuko agumye hano muri Kigali nyuma y'ubukwe bwa The Ben yagaragaye ajya kuri Versus mu kiganiro cya Raki birangira arakamushimagiza mutaka bimwe bye nawe urabizi ko abakoma yombi kandi nibyo nuna ko cinya n'inkoro ujye uyicinya n'iyawe nta wundi muntu fa kuba uri mu mirongo migari y'igihugu nta kibazo yego. Muyumbu Jimmy aza kwikoma timu y'abanyamakuru b'abasiniya nimba nta kiganiro twamubonye kwa Sabe ku Isimbi nta kiganiro kuri MIE Empire nta kiganiro kuri The Choice nta kiganiro kuri 3D TV amakuru mfite ni inshuro zirenga 3 yagiye aganira n'uwitwe Emi Kinege basangira basokana mu mahoteli akomeye hano muri Kigali. Ibyo biturutse kuki ni ya matimu ndajya kwa Irene yirirwa interview Bruce Melody ndajya kwa Philipita ari umukozi wa Coach Gael muri Green Lounge kuki satagiye kwa Sabe se Sabe we singibyo Sabe wamuzanaho nawe rega nta kandishwa kanyenyeri nawe aragakandira erega umukiri yaje yirasa uriya safitiye nkuru y'agahinda agiye kubwira Sabe ni operation nakubwiye ngo hari impamvu hari ibindi bintu Muyumbu ya sponsorije bitamwemerera kujya kwa Sabe hari ukuntu mu kizu ni iki atari na sawa
ni amatimu ariko hari n'ibindi bintu byemereraga Muyumbu kutajya ku isimbi uri kumva ibyo tubireke impamvu mbihuje rero na Emi Kinege ni izo timu zakomeje ngiye kubabwira uburyo zakomereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubwo nyuma yuko dutaye amakuru si ngombwa yuko tuvuga amakuru ngo nuko ngo abantu badupanze operasiyo tugomba kuyatara kuko ni akazi operasiyo zose twakoze kuri Emile Nize kuri Mike muramuzi twagiye tubavugaho ibintu byinshi aho bakuye amafaranga ubukire bwabo ibyo bakoreye i Kigali uburyo na nyuma baje no kwihuza na Coach Gaël ndetse tugenda tuvuga n'uburyo Emile Nize ari umukire ujyana abana be gusura Bambape bakifotoranya aba ni abakire nyuma yuko tumenya ubwino tukamenya ko Emile Nize ari we waragije Coach Gaël Coach Gaël yarababaye kandi nibyo koko nimba yaraje yibrandinga nk'umukire wa nyuma nawe afitaye ariko hari abandi baba bakurenze cyaba gushoramo cyaba gushyigikira yego bivuze iki Emile Nize yaragije nde Coach Gaël yego nubwo na coach yari afitaye ariko abakire bararutanwa bivuze ngo Emile Nize aragije iki Coach Gaël yamuhaye amafaranga supporting ibikorwa bye nyuma yuko Coach Gaël ateye intambwe ya mbere agahura na Medbeat bagakorana na Debeni bagashwana akamuconnecta na Bruce Melody aho niho Emile Nize yatangiye kuza avuga ngo wow mukoze bodaboda na Diamond uriho gushyigikirwa warahi iruhande rwacu wa mwana we shareka tugushyigikire bitangira ubwo bageraho baramwikaca ngiye kubigeraho Coach Gaël yikace Emile Nize uri kumva Coach Gaël yarikomezanyije cyangwa sindahageraho ndi guhera inyuma sindageraho ngaho kugira ngo mbisobanure ahubwo kugira ngo twinjire mu mwandiko neza mu buryo busobanutse kuko bababajwe n'ahantu twakoye amafaranga ndetse batekereza ko Nizi cyangwa se Mike yadutamitse kujya tuvuga ibi ni nyuma y'ibyo Medbeat yagiye arekura imiriro a breakinga reka dusubire inyuma gatoya rero uyu koci bimwe mu bintu afite ni amafaranga abaye abandi akureho injyawuroze ariko twemeranye ko afite amafaranga azi n'uburyo ayashora afite ikidakama mutekereze bano bantu bemvestisa muri capital investment bino bintu by'imigabane ku isoko n'ibiki ni nk'ibyo bamwe bakaza bavuga ngo yemvestije mu biryabarezi abandi ngo ni muri betting abandi ngo ni muri loto ni byinshi bivugwa aho sinshaka kuhinjira hari andi makuru ya nyuma ntegerejeho ariko ay'ingenzi ndayavuga hanonaha arangije uyu nubwo afitaye aterwa inkunga n'abandi nta wanga ijana murindi arangije nyuma yuko ba Bruce Melody bari kwirirwa bavuga mu ma operation ngo icara wige nyuma yuko tuvuze kuragizwa kwabo nyuma yuko bubatse Chic Complex bagashyiraho ikibuga cya basket bari baraplaninze ibi bya UGB kera bagiye muri Amerika babizi ko pigeze kure batubwira ngo boxi ngo ariko ngo kaci baratubeshaga kwari ukuyobya uburari ariko numva mbere yigeze kubona tweet ya Coach Gaël ndumva yarigeze kuvuga ko abaza abantu numva yaravuze kuri basket ahubwo UFC yayivuze nyuma ngo mumbwire ngo ni hehe n'ukuyobya uburari diru yari ihari aha rero ninjira tubonye ko uwitwa Coach ntago tuje kuvuga ngo araragiye ngo ni umukene cyangwa ikirekareka ariko hari abandi bakapo bamurenze ndetse ikiganiro twakoranye na Skytu agiye kugera hacimaka nuko byabateranyije tugeze ku rwego dukora inkuru igateranya abakire tugeze ku rwego dukora inkuru ikabababaza ngo wamvuyemo biriya byamenyekanye gute turi abanyamakuru mfite umutasi utata mu murwa nanjye nza nkadiri ya showbiz n'itangazamakuru rishinzwe yego uwitwa Bruce Melody Rutenderi yakomwe ubwo yagarukaga nabivuze nabaye minyawa batera uw'inyuma bahatima kaca nyuma y'ikibazo gikomeye babajije Coach Gaël mu ba VIP amwemerera ikibanza ni yaje nyuma Bruce Melody aravuga ati ntuzagira ikintu hiriya nkoma mashyi iriya nkoma mashyi ntabwo iri muri timu ya Deben ntiyagiye Burundi mu mapranka yaba ba Exidira ntarimo none ngo ari kuza ngo ari muri timu ngo mu ibibanza ntubimuhe ntabwo ari muri timu ya Muyoboke birirwa bakorana ama interview na bacita Magic ariko bahati nta nisona agira ubwo abantu bazaza kurya amafaranga kubera ubufezi gusa ikisi nicyo utari kumva wowe mbabarira nawe wikigira umunyamahanga bahati makaca ntabyo uzi ko ari muri timu ya Deben
aje none ababajwe n'iki? Nabonye ikiganiro yakoreye kuri Siridi TV twaranabivuze. ese ntago bamurekirita Barekirita nde? Kurekirita se ni ngombwa ngo ubanze ujye mu yindi timu usebye umuntu? bakabona kuri umukinnyi ukomeye. Ibyo Bruce Melody yamenye ubwenge burya si buno. Yabwiye coach ngo uzongere wibeshye ubaha amafaranga y'ubuntu. Barase bari kumbrandinga hiki. Aje kuri iyo timu ku ruhande rwa timu ya wende ya Bruce. Nta timu nibyo ndi kukubwira. Nyuma yuko Bruce Melody amuteye w'inyuma na coach. Genda urebe ikiganiro Taito uwitwe Minyawe. Wumve ya timu. Minyawe ntiyari kumwe na Jihad bagiye mu Burundi. Bagiye mu Burundi gukavaringa The Ben. Sama timu sabo baye mikinege bari kumwe. Sabo ba Fred bari bamanutse bari muri izo timu b'inkoma amaki kwa The Ben. Hamanutse timu gusa. Disi Clement ari muri timu nitwabivuze niyategewe indege. None se nibyo ndi kugusobanura ngo baranindyarye. Minyawe uri kwirirwa hamagara abanyamakuru ngo baraguha 10 banakurenze babasiniya. Wari umuvugizi wa Bruce Melody. Barakumenye ko nta timu urimo yaramenyekanye. Uri kumva Bruce Melody yahise yiyama inde? Yahise yiyama Coach Gayeri. Ibyo mbivugiye iki? Kugira ngo ninjire muri operation nyamukuru. Mbivugiye yuko nabitwa ba Maji batangiye biririshwa ngo bafana Bruce Melody. Nta kintu ari kubapimira, batangiye kwivuguruza murebe interview Amaji yakoreye kuri MI Empire. Ikindi nuko nafata ku mavuta ikizuru bakimusohoyemo, atangiye kuyoberwa ukuntu agiye kuzajya agaruka kwivuguruza nyuma yuko abanyarwanda bamwanze ko yatandukire ndetse avuga ibintu yatamitswe. Nta credibility gihabwa ibintu byafata. Na warabizi ntago yatakaje calibre se. Doheru operation yafata enda z'ukwa 12 umwaka ushize. Ubu turi zingaye? Yararwaye se? Nukwisebya agaruke none asebye Bruce Melody si yose imumenye ati dore nayanda. Skayita sobanura impamvu bimwe mu bintu biri gutuma musebya ari imodoka yari yaremerewe na Coach Gayeri. Ibyo tubiveho ntitubitindemo. Reka ninjirire mu nkuru nyamukuru yanzinduye. Soza Emile Nizi umwuka mubi wamaze kuza hagati ye na Coach Gayeri nyuma yuko Coach Gayeri amubwengwa amabanga yacu yose warayamenye. Ndakwanze mfita yanjye nashoye izina ryanjye niryo abantu bazi mu Rwanda nta ryawe rizwi. None uri kunteza bare abana ngo bo kuri wazisi ahita bimwangira. Emile Nizi rero byagenze bite? Emile Nizi yagize uruhare mu gutera inkunga iyitwa UGB nishingwa ryayo. Yagize uruhare mu gutera inkunga ibikorwa byubatse kuri Chic Complex nubwo bamuteye w'inyuma kandi abakire. Iyo utanga nk'ubu mfite 100 nkaguha 1000 ntago twakwirirwa twandikirana. Bari abakiriye kuzitoyemo miliyoni 300 afite 7 z'idolari nta kintu abatwaye ku buryo mwakwandikirana ngo dore ngo nzana kurega. Reka tubyinjiyemo gute rero? Bruce Melody ubwe yivuyemo na Coach Gayeri. Bubwabo ngiye kubibumvisha bivuyemo ari nabyo byatumye nkurikirana operation nkabanje gushyiraho akadomo. Reka mbikumvishe dukubite tubangura wamfura we maze gukora iminota ingahe? Yego twinjiye gutya wamfura we. Wumve iki ni ikiganiro kiri kuri The Choice. UGB nyuma yuko ije karobinga ibyamamare Bruce Melody aramamaza tujye tubyemera. Ntago aho turahagera. Bruce Melody aramamaza n'umwami wo kwamamaza. Ni umuntu wakoze izina. Coach Gayeri rero Bruce Melody nta kintu yatanze muri UGB. Kihe si miziki yego goodwill. Hari ibindi bintu investisamo bitafatika bitagaragara ariko bibarirwa amafara image right. Ubivuze neza kandi ifite agaciro. Bruce Melody abafana bose abahanzi bari kuza gusapotinga no kubera Bruce si kubera Coach ko ntageruwe Yesu uzakandira abantu akanyenyeri kujya bagusapotinga. Bruce Melody nuwo mujyo batangiyemo bazana abahanzi kujya bajye baza ku mamace kwikubitiro. Twabonye ba Chrisizi, twabonye ba Junior Giti. Uri kumva ku munsi wa kabiri iyo ni match ya mbere bakubise rege birata bishongora. Aribwo Bruce Melody yavugaga ngo mwicare mwige twicaje abantu bariga. Ntago iyo vocabulaire ntago iryo jambo ari Skayito wariremye. Abantu basanzwe bavuga kwicara ni ijambo risanzwe, kwiga ni ijambo risanzwe. Ariko ninde wari brandinze? No wazisi ni umutasi ni umukada. Nawe ari kwicara kiga nyuma yuko tuvuze operation zose bagiye badukurikirana bakotinga. Nyuma y'ibyo rero bamaze kwirata ngo twicaje rege Bruce Melody aranihenura cyane aravuga ngo nibajye kwiga ngo nibajye gushinga amapoto ngo nibyo bashinzwe. Buke bwaho APR arirata ngo APR
APR ikaba irabakubise ibakubitira kuri finali, baravuga ngo twagerageje ngo ariko APR ngo ni abazungu ngo ni abanyamahanga gusa. Rigobert naragenze ndabona none se zakina iyo yafana Bruce Melody ba Joachim Ojera ba Ruvumbu nabaki izo za Patriote iyo zaserutse muri bare ko yaririmbye imune ya bare nabaki namatakira ngoyi niko babyita. Mureke twinjirire rero mbumvishe ahangaha ahantu yakoreye ibara rero, ahantu uwitwa Bruce Melody na Coach Gaël bakoreye ibara bivuyemo. Reba utuntu ubu babwira ntegura bimennye inda byose twamaze kubibona kandi twagiye tubibona tunabivuga ahangaha, ubwo ntimubyemere. Nje gushyira akadomo kukerega baba Coach Gaël iyo bari kutwumva baba bumva umuntu uvuga ukuri n'ubeye, baba bumva umuntu ufite ubwino n'utabufite. Urabinyemerera se wamfura we? Iki ni ikiganiro rero kiri kuri The Choice cya Babu, yarari mu kizuru witwa Rugajurigani, ndetse mbabwire ko ikiganiro cya mbere cyabanje ubwo UGB yatsindaga Rege, uwitwa Ngabo Robeni umuvugizi cyangwa se ushinzwe media muri Reyo nawe yari ahari. Abanyamakuru batamitswe ku ruhembe muri UGB ba siporo biriya na Skyta bayipanga kazagira gutubwino bwose ndabufite. Nivuganiye n'impande zombi. Uwa mbere watamitswe bamwita Imfura Jarike akora kuri BNB. Nimero 2 Rugajurigani mu bantu yego aba ba Robeni baratamitswe. Abahanzi baza rero bo baba baje gushyigikira uwitwa Bruce Melody. Mwumve ibintu Bruce Melody yavuze. Iki ni ikiganiro cyagoyinze viral. Mubanze mwumve aho ngiye kubihuriza na Emile Nizi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'impamvu bakomeje kwitsa ngo iyi kipe ngo yaririmo abanyamahanga gusa ngo ba APR ngo batsinze ngo abanyamahanga. Mwumve ibintu Bruce Melody yavuze. Abantu bakwitse ari business zitavuga. Ni urugero mu byumereza ibintu ugiye kuvuga. Yego. Tekereza nko mfite iroci. Ubu nakubwira ngo nashoye mu maroci. Hari business zitavugwa. Jewe ngerageza gushyira amana hose mbona byakunda. Bari bamubajije nimba ahantu bashoye bazunguka cyangwa se bizeye ritani y'amafaranga bashyizemo. Amena imiriro. Aho byanze nabwo nyine ndashya sinyomera ubivumbuye. Ariko ikintu nzi neza nuko nta itinyi itarungurutse. Gushyira mu business ajya atandukanye birakora. Ikindi basket yo ntimuyibone gutya imeze uko mu Rwanda. Ni ikintu ngewe mbonamo vision nini cyane. Ntago mbibona nk'akantu gatoya. Gute? Kubera yuko umuntu wese ubikurikirana arabizi neza ko NBA ifite gahunda yo kuzina. Umuntu wese ubikurikirana neza arabizi arabibona nyuma ya za Giant of Africa, nyuma ya za Bar, nyuma y'amarushanwa, nyuma ya ba Masai Ujiri, nyuma y'ibikorwa, nyuma ya BK Arena bashatse gushora ahantu basapotinga imirongo migari y'igihugu n'ibintu abantu bakunze ndetse by'abastari. Basket ni umukino wubashywe babihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abakire bari bizeye bazashoramo. Ndetse breaking news, UGB mu minsi iri imbere irajya gukina amamatch muri Amerika. Aba bana bategerwa indege bijemo kuko abaterankunga yamaze kubashaka nyuma yuko aserereye na Emile Niza ariwe watangiye ibikorwa bya Chic Complex ashoramo, nubwo na Coach afitaye. Barangije barashwana nyuma y'ubwo bwino bwose, bashwana hagati ya Emile Nizi na Coach ahubwo acuditse n'umuntu wita Mike ku buryo bukomeye. Utazi Mike agende yumva operation twakoze arazwi, twarabavuza babakire. Emile Nizi bamaze kumwipakurura, ahubwo nyuma y'ibi bikorwa n'igihe bamaze muri Amerika ndetse na tour n'ibintu bakoranye n'uwitwa Shaggy, yamaze kubona abandi baterankunga b'abazungu. Ndetse Bruce Melody arabyivugiye ngo mubaye mufite amaso mukurikirana mwabona ko dufite gahunda, mwabone NBA gahunda ifite inaha ndetse mu minsi iri imbere. Umva ukuntu Bruce Melody yabisobanuye, umva ukuntu Bruce yabisobanuye tubyumve neza. None se mbere yuko utwumvira yego ntabwo ibyo bintu biri buze n'inkiko nimba Emile Niza ari ikintu yashyizeho kuri Coach. Ntago abakire nibyo narindi kukubwira. Bruce Melody muri interview ze nta kintu ajya ahisha.
Bruce Melody amena ubwino nawe ibintu byose aravuga kandi abantu b'abakire nuko bakwiye kumera. Ntajya abeshya, yavuze ibintu byinshi. Iyo avuze ngo The Ben nzamucisha akanyafukunda ntaba abeshya, ahubwo The Ben agatinya ubwabo kamwe. Ariko mana yanjye, umva Bruce Melody atanga umuti. itinya itarungurutse gushyira mu mabusiness agiye atandukanye birakora. Ikindi basket yo ntimuyibone gutya imeze uko mu Rwanda, ni ikintu ngewe mbonamo vision nini cyane. Ntabwo mbibona nk'akantu gatoya gute, kubera yuko umuntu wese ubikurikirana arabizi neza ko NBA ifite gahunda yo kuzina. Ubwo mukurikiranye n'amakipe akina muri NBA mwahita mumenya wa Rwanda. Mukurikiranye n'amakipe akina muri NBA mwamenya iyo tuzakorana, mwamenya iyo ijye kuzayidusapotinga, mwamenya ingendo tugiye kuzadukora, mumenya umujyi uwitwa Coach Gaël yakuriyemo cyafitemo ibikorwa bikomeye cyayabayemo muri Amerika, mwahita mumenya ikipe iba muri uwo mujyi. Nibyo Bruce Melody ari gusobanura, ntago ari ibyabo ibi bintu. Nta rwego, nibyo Rugajurigani yamubajije. Ikipe ubwabyo koca ahembwa miliyoni 20 barayafite, bafite abaterankunga. Koci w'ikipe ya basket, umukinnyi nk'aba bikarifiye bakajya muri bare, uzabakinnyi bagura ngo APR ikoresha abanyamahanga, banshobozwa n'abaki si abanyarwanda. Kunugusebya no gutinya abantu. Ariko Melody are kuri miriro, ntabwo ajya abeshya. Melody mwabyumvise. Ubwo tuve kuri icyo kintu, Emile Nizi yatangiye atera inkunga. Emile Nizi bije kurangira bamwikace, ibikorwa byaramamaye, babaye abantu bakomeye, batangiye kubona abandi batera nkunga bagiye kumena muri UGB, n'ubundi aribo bafata decision, aribo ba managing, aribo bayoboye igikorwa nyamukuru. Baboretse nkumvishaho nashaka kugera, bubabwira utuntu tumwe na tumwe. Kubwo ngubwo Emile Nizi azateza ingaruse, bazakora refund cyangwa se nta nyandiko ziba zihari, niva agreement ni ntago umukada, ntago ndi kumva neza ukuntu bimeze. Ni ibintu bakoraga ari ukumusapotinga naho byanditse, ni ibintu bifite aho byanditse, kuko urumva Emile Nizi nawe numvisha mu mwandiko ari umuntu w'iki w'umukire. Bivuze ngo rero, bivuze ngo uwo muntu w'umukire bageze kuri rwa rwego rwa self actualization rwo kugira influence nabo, sibyo? Bivuze nimba Emile Nizi nawe akeneye influence, akeneye kuvugwa, akeneye kuba afite akaboko ahantu runaka, bivuze ko atari buze kubyemera gutyo. Yego, kereka hawe ari buhabwe iki indemnification. Yego, urakoze cyane. Dusoza rero operation, nitwe bantu hano kuri Oasis twagiye tu breaking ibya Emile Nizi, ibya Mike, tugenda dusobanura n'ibya Coach Gaël. Iyi ni ndi ikomeye na Medbit yarabivuze kuri Twitter Space. Dusoza rero, byarabababaje ukuntu twamenya amakuru ya Emile Nizi, birabababaza, bakeka ko yanadutamitse, ariko twe turi abanyamakuru. Mu kurya iminwa kwa Coach Gaël ngiye kubibumvisha. Rugajurigani aricara kumva Oasis, nubwo ari umunyamakuru wa siporo. Ngabo Robeni aricara kumva. Aba bababu, aba ni abantu bicara ni ibisanzwe mani, tujye tuvugisha ukuri. Nimba hari ubutasi, nimba hari breaking news, nimba ari makuru y'imihanda twe tuvuga, abandi yenda batinya, cyangwa twe n'umurongo wacu, ni editorial line yacu, nimubitwangire. Byagenze gute rero ubwo Rugajurigani yaburaga ikibazo abaza koci, ndetse mu kurya iminwa aza gukomoza ku kintu kibabaza Coach Gaël ku buryo bukomeye, cyitwa izina Emile Nizi, n'ibintu batangiye kumukorera. Amakuru yose ndayafite, mfite verisiyo z'impande zose. Uvuga ngo iki, ibise naza kuvuga bakapo ntafite impande zose. Ibyo se bibaho mu itangazamakuru ry'i Kigali? Abo mbibwira bari kubyumva ba Kenny. Umva rero ikintu uwitwa Coach Gaël yasubije kuri Emile Nizi wamubanya akasa mutwe, biraza kubakoraho. Mwumve ikintu yashubije, reka twumve. Nako tuzazana abanyamahanga itagira isoni. Niko tuzazana abanyamahanga bose ari abanyamahanga ikabashyira mu kibuga. Ngendi nkape ajyamo nk'umuntu w'umunyarwanda, kandi turi i Rwanda mw'abantu mwe turi Kigali. Urazana abanyamahanga bose ikipe. Urumva kwikura mu isoni ibintu barimo, baburetse wumve Nizi. Twebwe batujyana byibura Los Angeles, tubavuga tugiye gukina mu Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kumva ikintu Coach Gaël yavuze kuri Emile Nizi n'ubwoba bwinshi. Murebe mu maso
ibi bimenyetso za CIA z'ubutasi zikoresha, ureba umuntu mu maso ukareba umuntu utinye, umuntu ubegeye, umuntu wikanze, atungurwa nuko abajijwe iki kibazo na Rugaju Rigani birirwa batamika. Winjiye muri timu murebe press conference ya UGB, byasaga nkaho ari kuri Poligara. banza urebe, mujye kuri The Choice murebe iki kiganiro, mwumva ukuntu uwitwa Coach Gael yari yiminwa ahita azinzitiranya. Mwumve Rigani. Hari karite navuga ngo wenda abo bakinnyi bazana wenda b'abanyamahanga nayo tumye wenda APR basha gutsinda, nako wenda namwe mwayikoresheje munatsinda ejo ikipe ya REG, ikipe ya kabiri mu Rwanda. Uri kumva? Shaka utuntu ububwira abantu, ariko shaka utuntu ububwira abantu nkireho neza kuri Emile Nizi, ndeke guhera inyuma rwose. Sibyo wamfura we? None se kunumva noneho Kigali igiye kwakamo umuriro. Hari karite navuga ngo wenda abo bakinnyi bazana wenda b'abanyamahanga gitangira azapfubusubiramo n'ubushobozi ntabwo. Ubu bivuze ko 1:55 AM nahageze dusoza operation. Mwumve Emile Nizi twirirwa tuvuga wampaye verisiyo nkuko niya 1:55 AM nyifite. Mwumve ikibazo ikipe ya kabiri mu Rwanda, ariko yego ubu turaba kabiri tugitangira turarebwa irica ntabwo bufite ndagisubiramo n'ubushobozi ntabwo bufite ko amafaranga yanizeye watazakoreshwa neza n'ibizina ryibutse neza Yanize. Murumva Bruce Melody ko ahise undi abivuze nabi. Bruce Melody aritanguranwa ngo Yanize aramuzi, aramwubaha, azi ibyo abajijwe ibyo ari byo. Wava no kumbukira umwe ukajya ku wundi. Ahise amukosora ngo n'ubwa mbere nta kindi kinyamakuru kigeze kivuga iyi saga gisobanura. Mutwemere tujye tuvuga kuri aba bakapo kuko nibo binjiye muri showbiz. Tuvuge bandi ninde ukina showbiz nka Bruce na Coach. Mwumve, reka nsubize inyuma gatoya wumve ukuntu yahise aryimira. Ntabwo bufite ndagisubiramo n'ubushobozi ntabwo bufite ko amafaranga yanizeye watazakoreshwa neza n'ibizina ryibutse neza Yanize. Ntabwo bufite ko ayo mafaranga azapfa ubusa. Amafaranga ntabwo yapfa. Oya ni ukuri, amafaranga ntabwo yapfa ubusa. Ntabwo ahakanye ngo nta mafaranga Yanize nzi, ntabwo ahakanye ngo uwo Nizi ninde. Arasetse cyane. Wumva iyo umuntu ayobya uburari uzareba ibimenyetso byo kuyobya uburari: guseka, kwikoroza, kwishima, kureba hirya, kwirengagiza. Arabanje araseka. Ni cyo kintu gishekeje se muri ibyo? Arangije aravuga ati ngenze ukuri, arabyemera ati ntabwo azapfa ubusa, nzayarinda neza. None se bivuze iki? Tugaruke. Bivuze ko yemera ko Niza muzi. Bisobanuye yuko ibyo tuvuga yuko aragiye ari byo byamubabaje. Aramuzi. Yego. None bivuze ko Nizi se atakirimo? Ntabwo akirimo kandi bari kumukapinga, ahubwo ariho hazagamo ngo Emile Nizi azemera hari amafaranga yose yashoyemo cyangwa arabishyira muri RIB. Byitwa ubusikama, byitwe abantu nashyizemo ukuboko nubwo tutumvikanye, ariko transfer ziba zigaragara. None mbahezereze, hari abakire bamera gutyo. None mbasebye mbatesha agaciro. Nka kumwe Bruce Melody yari amafaranga y'umurundi yarangiza yajyaho bakamuta imvuto kubera iki batazajyana UGB se muri Amerika agahita abihereza izo za FBI, ugasanga n'igitendo kirabaye. Why not se atazasubira muri collab runaka gushakira Bruce Melody collab? By ni time bagahita bamubwira ati kiterab. Erega ibi bintu ari bya bidasaza none Amerika. Kandi twese icyamubabaje kuragira ni ibisanzwe, ahubwo aba bandi baba bazi ngo coaching ibiki. Ese bazi ukuri? Ese bazi bijya mbere? Sinzongera kuvuga kuri 1:55 AM. Ibyo nayivuzeho birahagije nguko ukuri nta bindi. Ejo muzumva yende Emile Nizi yatanze umucyo, muzumva verisiyo ya Mike ucuditse na coach arabizi ibyo ndi kuvuga. Acuditse na Mike kugira ngo induru babikemurira inyuma y'amarira. Nabyo birashoboka, ariko coach yego, coach afite IQ, coach azi gushora, coach azi icyo yakora, azi kugendana n'imirongo y'igihugu, azi gushora mu rubyiruko, azi ku branding izina rye. Ndetse muyumba impamvu namutangiraho mvuga n'ubucuta cudikanye na Emikinege nyuma yuko agiye amajwe Emikinege avuga ngo hari umukire ushaka gutanga miliyoni zirenga 10 ngo Bruce Melody afungwe.
iyo audio warayumvise ninde washakaga ngayo nguko rero wamfura we Ninde? ni part 2 tuzabigarukamo mba ngira ngo mpuze ibintu ahubwo rero 155 turayisoje Emile Nizi turumva ibikurikira ribi bijyemo cyane ntibijyemo coach Gael ari kumva ibyo mvuga ntanababare ngomba kuza nshaka amakuru ahubwo tujye kuri Bruce Melody ubu ni bwa makuru tuyinjiyemo none Bruce Melody yego mbere yuko uvuze ko utazongera kuvuga kuri 150 nabanyivuga y'iki nsoje ibyayo ibyaba Medibit twarabivuze ibyabande aya makorabo ikindi nsoza abantu batamenye ko Shaggy abantu batamenye operation ndayifite nayikuye ku kinyamakuru gikomeye hano mu Rwanda Shaggy ntabwo ari Bruce Melody wa mwaproshe ntabwo ari coach Gael wa mwaproshe Shaggy ubwe bano bantu baba bafite amasite runaka ba prodinga kuri za Spotify yego abantu banze kubyemera ariko nge ndi gutohoza natohoje nje gukonfirma amakuru na Shaggy agenda bivuga mu ma interview abantu bakeka ko baba babeshya ntago babeshya Shaggy yabonye Bruce Melody bagiye kwa prodinga funga macho arayikunda arangije baza gukorana partito ya When She's Around yego uzu ubuzima bwa 155 AM yinjiye yego mu yinvestisha Yego. mu bya basket ndetse na studio itunganya umuziki Yego. irimo Element Roskana ntaho bihuriye ni abaterankunga batandukanye baratandukanye main ni coach ndagira ngo Yego. ubwo buzima rero ntago coach Gael biri buze kumuvanga cyangwa se kuba bya hari ikintu byagabanya ku muvuduko 155 AM yari ifite mu gusora indirimbo z'abahanzi bayo ko na Bruce Melody nawe ubone yabyijanditsemo hoya nta kibazo ni ukubrandinga ni nk'uko azajya ajya gufana iriya UGB nk'uko yajya bamara gukora imiziki bakigira kwinywera kamwe nta kintu bizabangamira ngibyo rero tuba tugira ngo ugire ute ariko nsoza aho hantu ni ukuvuga ngo UGB abaterankunga ifite batandukanye n'abaterankunga ba 155 AM icyo kintu kibanza cyumvikane ni projet zitandukanye kandi bagomba kwijandikamo kuko zizavamo agatubutse coach nubwo ashora abakeneye ritanerega tujye tuvugisha ukuri yego yego Diamond afite studio ya Wasafi Bruce Melody nawe afite iyitwa Isibo ibyo bintu iyo bivuzwe hari indi ntera bimushyiraho iyo bavuze ngo runaka afite ikipe nundi afite ikipe iyo nindi calibre soza rero iyo operation none tujye kuki kuri Bruce Melody icyambere Bruce Melody muri ya mayeri ye menshi cyane Bruce Melody nyuma yuko ahiriwe n'ibishegu Bruce Melody nyuma yuko yamaze kwijandika arangije ajya muri studio akorana indirimbo n'uwitwa Prince Kiz bamuhemukiye uwitwa Nopuja uwitwa Muyoboke iriya timu yahemukiye Bruce Melody abantu bagira ngo bamuhemukiye kubera basoye indirimbo ya Bruce Melody gitaraganya ndetse abantu bavuga ko iyo ndirimbo irimo ibyaha munyumve neza noneho yakozwe na Kiz nyuma yuko bakoranye When She's Around iyuzuramo ibishegu byinshi ndetse biza kurangira bayishyize hanze ariko amakuru mfite nuko Bruce Melody yayigizemo uruhare nyuma yuko bamubwiye ngo iyi ndirimbo iteye ubwoba ntuyishyire kuri platform zawe ahubwo isoke bimeze nk'aho igucitse bimeze nk'aho yibwe yego ariko ijye hanze abantu bayimenye bayivibinga irimo iki rero urashyudu nguraswedu n'ibintu byabanyina n'ibiki birimo ibishegu birimo hari ahantu Bruce Melody aririmba avuga ngo ribu harimo ngo na ribu ngo nuramuka ngo umwana ngo uri munsi ngo umenye ko ribu iri tayari ngo ariko nuhura n'undi urengeje imyaka ngo umucukure byanyabyo mana harimo amagambo ateye ubwoba mugende muyumve indirimbo n'akasamutwe Bruce Melody ku gishegu ngo inzoga ni baby ngo barayibaninze mu Burundi ngo akinyuma bari babaninga se Bruce Melody kujyo bitazamukora yaba yizeye abavoka be arangije baravuga ati turabanza dukeresaga bigaragare ko ari ba Nopuja bayishyize hanze yakozwe na Kiz ariko nanone ijyanze abantu bayimenye kuko isi nagenda ngo nyikorera amashusho nyuma yuko asebeje ibijyanye n'idini ya Islam avuga ngo abana batoresha zana tuzi gutora zana ibyo ari byo barabisobanuye Bruce Melody yunakasa mutwe none ngo indirimbo yabacitse ngo harimo ngo Manibu ngo amazina ngo za Manibu ngo ibiki uyu Bruce Melody twigumire muri 155 AM gato Rosikana mu mazi iminsi mwarabuze indirimbo ye bamurangije ibintu bagiye bavuga nibyo
Rosikana bamurangije, indirimbo nayo yari yarasohoye tumenya amakuru y'uko yageze hanze. indirimbo yitwa Sesa ngo yendaga gusa. Yego, nayo iri kugenda bigura intege, hamaze kuzamo ibibazo, hamaze kuzamo umwuka mubi, ndetse ibyo 155M yamusabye, ibyo agomba kuvuga n'uburyo agomba kwitwara, Rosikana yabyanze. Nabo bamubwiye ngo tuvuze ngo iki kigihangano makuru ndayafite. Birarangira Rosikana acinye inkoro kuko amaze umwaka ure. Fude tubimaze igihe kingana iki? Habuze iki ngo asohora indi? Habuze elementi, habuze amafaranga ngo ajye kwiyishyurira no ku bandi ba producer, ko Bruce ajya kwa bakizi, ko ba Fanta bari kure kuri miriro, ko ba Mazbeat bari kure kuri miriro. Hamaze kuzamo ikibazo. Ndaje mbabwire part 2 kuko iminota yatujyanye y'ikibazo cyamaze kuza hagati ya Rosikana na 155M. 155M ihugiye muri bya UGB, irahakura gatubutse kandi ifite n'amafaranga bari kubashoramo. 155M iri kugenda bigura intege, ariko Bruce Melody ari kwizera cyane witwa Kizi kurusha witwa Element. Byagaragaye mu ndirimbo ya Kasamutwe, ahubwo baraza kuba baratumuka dayimenyete tindirimbo. Nasibyo bintu nta polemique biri buteze hagati ya Kizi na Element. Yamaze gutezwa kare kuva kera, bajya kurobinga abantu Opuja bahereza igikombe Kizi, nubwo nawe hari ibyo yakoze ariko na Element yarakoze. 155AM irangara twatuntu tw'udukeregesho batanga kugira ngo umuntu bamurekonese, ntibadutanga birangaro bari muri Amerika. Element bamucisha akanyafu. Nibyo byabaye kuri Yago. Yagatwara igikombe muri Karisimbi event, agitware no mwisango, hari hamwe atari nomine kwera abakire bazanzoga mu Rwanda wakanza akanyenyeri harashya. Ubu muhanzi wa mbere uri kuvuga uri gutrendinga mu Rwanda, nimba agiye gusora indirimbo nanone na Kizi. Yego, ubwo Element ari he none? Element man araho nawe ngo ahugiye mu miziki ye, ngo ari karubumu ngo Bruce Melody yagiye atubeshya ngo alubumu ngo izasoka, ubundi akatubwira ya gospel ngo yahiye, ngo baburiye ngo footage ngo ari nindi y'icyongereza. Umwaka ushize akozemo indirimbo 3 ntitwabibonye, si indirimbo 3 akoze, yirirwa avuga ngo abantu ngo nabanebwe. Bruce Melody arabibonye ko wakora projet mwiremereye, arabibonye ko uri muri Amerika uri busy, arabibonye ko gusora byinshi atari byo byatuma ukundwa, atari byo byatuma ugafata. Asoye bike kandi bikombe yarabifashe, yaba ibya Tracy nuba ari hit, nubu ngubu inkuru hano mu binyamakuru bikora showbiz itarimo Melody nibaho. Ibaho heheze. Twimanukire wamfura we, hari ikindi kibazo mbaza twihuta. Uvuze kuri Rosikana, uvuze kuri Element, rero nge ndumva zabyaye amahari. 155AM zabyaye amahari ndetse bimenye inda. Uza muri interview ugashiduka disclaimer ni ujye uvuga ngo Bruce Melody akunda gukora interview ngo agakora ibyaha, ariko nge mpinduye iyo statement. Bruce Melody akunda gukora interview ahubwo akire kuri rimirira kamena ubwinshi akavugisha ukuri. Yuri umukapo ntacyo witanga. Bruce Melody ikindi kiganiro nzagikorera kuri etage ye yanze kuzura, bari kubaka igeretse 3. bari kotereze se akandi. Oya njine nerekana ibikorwa bye kuko nawe afite henshi yashora, kuvuga ngaje gushora muri UGB ni image right nayo ifite agaciro kayo, ariko kuvuga ngo afashe ifungo. Shifungo se ari korabo ya Rema afite. UGB yitabiriwe kubera Bruce Melody. Aba Israel Mbonyi ngo ahanganiye ngo na Rugaju Rigani ngo ubuvugizi bwa UGB, ariko aba YouTube barasebya we, barasebya we. Indese Mbonyi n'amafaranga afite ngo araza kwirirwa koma amashyi nabiriye abayakande wakanyenyeri kujya hagaragara. Akise we twagiye tubona avuga ko ari wo muvugizi wayo. Raki no kwipanga akazi ari kari mu kizuru. Raki ibintu bye navuze banza wumve. Raki azayobora hariya kuri Chic Complex. Amakuru ndayafite. Umuvugizi ari hagati ya Rugaju Rigani n'umutasi wanjye mukuru. N'umutasi sha. Umutasi mukanya arajya guhura n'abakapo, ubwo nabyo tugende tubitangaho umucyo. Dusoza rero sinzi nimba ari ikindi kibazo cyanyu mufite kugira ngo nkubite mbangura twimanukire. Birahagije. Ejo bundi twavuze ukuntu mubi cyane agenda arinda Bruce Melody, abastari atamurinda. Niko akabazo kanyu. Yego. We biriya bintu wabonye ari ibiki? Ibyo biki? Alubumu mu bihembo by'isaba. Alubumu y'umwaka yabaye license ya Tom Close. Abandi bakavuga ko ngo ba Juno se ibyo simbijyamo mbifite operation, ahubwo dusoza twagiye tuvuga uburyo mubi cyane atarinda Bruce Melody abafana, kuko nta n'abafana afite bamwirohaho cyangwa ngo bagira ikintu bamubangamiraho. Bruce Melody adakunzwe.
ariko ntabwo bamubangamira igihugu n'Tambarare bafite oya umva ahubwo ngubwire Bruce Melody mubi cyane amurinda abanyamakuru bagiye basebya Bruce Melody n'izindi nkoma mashya badashaka ko ziza zimutoba ejo ndi makaca byarabaye amusanga mu kabari baramuterura batahanze twakoze ikiganiro n'intasi byarabaye kuri aba bakatega Stave ntiyatungukana wari Melody ndetse nabayingana nabayingana na Muyoboke abwira Bruce Melody ngo we ngo umuntu ngunywa inzoga ngo ese ngo azagafata te ngo nicyo abaraperi bazize niyo mpamvu Bruce Melody ahora avuga ngo ndi umuraperi ngo ndi G nibi bikomere byose aba bamuteye ndakotinga Bruce Melody yegeze kuvuga ngo yegeze guhura na ni Muyoboke ninde wanza ari Muyoboke ngo Kurani Limited nimba nibuka neza yego ngo aramubwira ngo afite impano ngo ririmba ngo twumve ngo Bruce Melody ngo agihari ngo atiraga gitari ngo nibwo bwa mbere yingiye ngo umukobwa kari yego man ngo yikora mu mitana yibwe yari ari kuririmbira nde Muyoboke bisvuge cyane ariko jure kuri miriro Bruce Melody ishaza afite ishaza bamute twigendere tumanuke Imana ibarinde mwari kumwe nanjye ntanze umucyo nsoje operation ya 155 AM narindi kumwe n'umuntu bitari Gobert aka umwiru nanjye umukada mukomeze mudusapotinge imiriro nk'inakuro wazisi nimero yacu wowe ufite ijinyori mpamagara wowe ushaka gutanga umucyo kuri operation wowe ushaka kumpanga akazi we wanatu blessing ukagomeza kudushyigikira nimero yacu 078 3092 turajya tugaruka twivugira amakuru ya showbiz n'ibyo Bruce yakoze 155 birarangiye aya makuru n'ay'impande zombi ndetse mwumvise aho showbiz igana naho UGB yerekeza n'abavugizi mwipanga akazi Coach Gael azareba ushoboye kugira ngo amutereke mu kizuru ibiganiro nk'ibi nakagaruka Imana ibarinde ciao 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 amfura shalom